none wano ndi umukinnyi nemeraga muri iyi minsi ukina filime nsigaye ndakora ariko ejo bundi bamutereye ibi wakinuwe ninde se kagira inkuru n'umukeba Gorodina ibyo karano nigize kujya mu kiyede mu namamagara ngo we ngo Kiramani ngo kujya n'amaguru ngo mana yanjye ariko umuntu ntabwo yarakubwiye nawe yakwatiriraga y'ibyiza mana nyine yarabonaga nse na Kiramani uzi nk'uwavuga ati komera oh my god Kongeye kubasuza inshuti za Itange TV show amajyepfo amajyaruguru urasirazuba urengerazuba turabasuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze y'igihugu abo nabo turabasuhuje abakoze subscribe abatari bayikora abakoze subscribe turabashimira abatari bayikora nabo turifuza yuko badutera inkunga niyo nkunga twabasaba mudukandire ku Kazogera hano turi kumwe n'abasore abatipe babiri rwose si ubwa mbere baje hano umva abatumirwa bacu barishimiwe inshuti za Itange TV show zirabishimiye pe karibu sana natwe twabishimiye ubundi baravuga ngo dukunda abagaruka natwe twaye kugaruka se ko ari ibintu byacu aha ni mu rugo ubundi Itange TV tugomba kuyitwika hagashya ibiganiro byubaka ibintu byose byiza bizabera hano byubaka cyane rwose rwose ni na Emma cyangwa se Emi ku bantu bamwe cyangwa se Tuyishime Emmanuel vuga ijwi ryawe umva uriya nawe se basanzwe banzitse ntitugira imana Jean de Dieu ho mu Gakege mu Gakege wabo wa minisitiri w'intebe ubimenya nabyo ni wa minisitiri w'intebe se buriya ni wacu ako nanjye buriya minisitiri w'intebe no muri Gakege ntabyo abantu muturuka ruguru kwa minisitiri murakomeye iyo namwe muvuga izandi mingoma jango yego buriya se ururimi rw'ikirera waruvamo nawe uvuga ntago waruvamo kamunduge ako buriya nanjye kunaka turanye n'icyamamare buriya nanjye nturuka umuntu bita Jean Mbere Gatare uramuzi Jean Mbere Gatare siko namwumvaga nkiri umwana wane Jean Mbere Gatare buriya n'umutu ndashaka gucuranga radio musaza yaguremo nk'amabuye sinzi niba iwanyu niba bya yego kwa amabuye noneho hari ukuntu amabuye yashiragamo umusaza yabaga yajanye yenda yaciye nk'amatunda amatunda sisuyazi hamara gucaba inyomoro ibintu nk'ibyo none yajanye nko kwiza babaga ati jewe ndabura amabuye ya radio wenda uyu munsi hari ikiganiro museke we yanangurunana cyane n'ikinamico kinamico nahizaga kuwa gatatu kuwa kabiri hari ukuntu hazagamo n'igitaramo none icyo gihe ndacakubwira yego Jean Mbere Gatare yazaga nka sasta yes apima nyine abantu bavuye guhinga yego tu abo umusaza wenda abari nk'umuntu ngo mwiriwe abahano akaba yibese nko ku ruhande none avuga uti reka ncurange ya radio y'umusaza yabyumva ati wa mwana ati ubwo induru zaravugaga nyine n'inkonuka ziri ni ukuvuga ngo kera yenda abana bari kuvuka ubu tubasobanurira naguraga amabuye yo gushyira muri radio kuma barimo aragenda akenera bagacyo ukayafata ugahita yanika ku zuba barayanika nuko yanika ku zuba niko amabuye agenda yiyongera yisharije umushyira telefone ikajyamo umuriro nayo izuba ritarishyiramo none wari ukuntu icyo gihe we nabavuga uti uyu munsi nabuze amafaranga musaza nyine akayashariza ku izuba yego bakazamo nk'inkinamico nko kuwa kabiri baba we maze yageramo hagati ahantu biryoje kaba ngo baba we birumvikana kiragiye byari bigoye ariko urabona twageze mu gihe cya digitale ufata telefone yo ukayicomeka hariya kuza urukumva ka radio bya nyabyo
ako Gatoni narimo nkubwira buryo kibara Jarambere Gatoni n'umuturanyi Jarambere nyine buriya ushobora guhagarara mu rugo nkahamagara iwabo ikintu buramwemera Jarambere agira ijwi ryiza noneho ukuntu yogezaga umupira ni n'umuhanga byose akora abikorana mu bwenge bwinshi cyane bwanyabyo ariko ntarebe ubundi abantu b'abanyamakuru hafi ya bose nje ndanabemera kuko ariko ngo bajya bakwita Majaruguru jewe ubundi nyine nageze i Kigali nyine barakambatiza ko bavuga rwa rurimi ngo Majaruguru ngo ndajaga he ibyano byose ngo ndajaga ariko iwacu ari bansabi hari babije iyo biraja hari badanizo ni benshi kubanga iwanyu ni uruganda none ndi umukinnyi nemeraga muri iyi minsi ukina filime nsigaye ndakora ariko ejo bundi bamutereye ibi wakinuwe ninde kagira inkuru n'umukeba Gorodina uramuzi ntago muzi kina muri egoko Gorodina nawe umuzi uramumbwira mu we n'umugoyi n'umugoyi ntago ari Majaruguru ni w'Inyabihu za Rubavu we ni za Rubavu uri mu aho ni biti Gisenyi uriya nawe ndamwemeraga noneho rero buriya mu Majaruguru ibintu biri cyakoze ikintu nshimira Nyagasani Yezu Mwami Yesu burya arahari Mwami Yesu arakora pe barakora mani cyakoze ikintu nakubwira ni kimwe Imana buriya ikigufiteho umugambi hariyo na nk'uko wenda twimereye nka guca Umwami Yesu ashobora kutumenaho umugisha ukabona ibintu birahindutse Imana ivuze ngo urarya ukavutarara none ukuvuga niba wararebye ikiganiro wenda nakoreye hano kuri Itange TV show ukuvuga ngende umuhungu wavutse mfite ikiro kimwe nderwa n'umubyeyi w'umumama kubera y'amana ubwo no kuvuga ngo papa wawe wakuze utamuzi sibyo ariko ntago babanaga bitewe n'uburyo famille zo kwa papa ako se nguciye mu ijambo papa wawe basi mujya muvugana bavuga ati kuvuga ngo papa duheruka kuvugana 2010 mu kwezi kwa 7 ngushubije inyuma ho gatoya wari ufite nk'imyaka ingahe mfite imyaka 18 ndumva ni wari uri ingimbi tu urumva ni wa muhungu bugeze mu cyagiye cyo kwiruka mu dukobwa warabikoze umuntu wabyirutse ntinyi ikintu cyitwa umukobwa wayi kuko nge banantumaga no kwa marume hari abakobwa nabo ati mama rero nsanze ntabahari nabajaga kwa nyogokuru se ngo basangeyo ngo babone oya nuvuga ngo famille zacu zo kwa papa bagiye bakunda kubyara abahungu abahungu 3 ninjye mukuru ibaze kubera kukura ubona abahungu utabona abakobwa ngo bisanzureho nka muri quartier sera kuvuga muri quartier nge ndi wa muntu ukunda kwikinira umupira w'amaguru arega za kare nta muntu utaraze iki ku ibintu bibango ndajya kwirirwa nirukanka mu bakobwa ntago nari mbishoboye ubwo rero urabyumva famille zo kuri papa zisa nkaho zimwirengagije umwana w'ikiro kimwe maze kubyara umwana w'ikiro kimwe aramurira arakura abamo umusore umuntu uri hano ariko nyine ubuzima bwari bugoye urumva ubuzima bugoyemo nyine birumva ndasoza none sasa nari mfite umumeri hano i Kigali aramamagara mbona akazi i Kigali ko gutekera abafundi n'abayede urabizi kwishansi nakatumika nkajya nkakora saa 10 nkaba nabyutse umwana wo mu cyaro aratangira kumenyera i Kigali ubwo icyo gihe nyine turavuga uti nanjye reka ncabayinge i Kigali ndende i Kigali bavuga irimo amazu meza n'imodoka nyinshi ndebe ko nanjye nazabona amakange ndaza ndakora akazi gasa nk'agahagarara undi nishora mu Kiyede ibyo karano nigeze kujya mu Kiyede munamamagara ngo we ngo Kiramani ngo kujya n'amaguru ngo mana yanjye ariko umuntu ntabwo yarakubwiye nawe yakwatiriraga y'ibyiza mana nyine yarabonaga nsa na Kiramani uzi nk'uwavuga ati komera oh my god kuvuga ngo hari igihe ubusa n'umuntu ukamugiraho umugisha ubwo ni naryo toto nkubonana mana nanjye ndebe wasi hari igihe buri Imana ikigufiteho umugambi yakurambitseho akaboko nta kintu
naraje sinamera nka rwa rubyiruko ushuko itabi inzoga abakobwa ikindi nkakora nabona umuntu wo kufurira nkafura nuko nyine nagiye nkuramo kumvuga nkaraza Kigali ndakora nese ubu waragafashe tu uravuga uti nta muntu ugafata Majyaruguru umuntu wagafashe n'uwo wageze yajya ese kuvuga Amajyaruguru wigeze ugere ni Musanze ngo hagire urebe ndahazi narahanyuze ngira mu Kinigi mu ruhengeri rw'ibihunge kuvuga ngo haranahanyuze njya i Rubavu Rubavu nahabaye reka se Rubavu nahabaye bura Rubavu urahazi kuvuga ngo Rubavu nahabaye nkajya nyuzamo nkagigoma nkagaruka nawe ndumva imihanda warayigiye nkanje hano turayahiga nuko atagwira iyo wizeye ko ibintu bizaba biraba we ibintu bihigiye oya narebe iyo ibintu bihaye igihe birakunda bikagera bikaba cyokora nese Majyaruguru karame muri iyi minsi ukora ibicyo nayo inzu nyiherutura kariga nanjye nikora akazi kose ndagakora arega buriya wa mugabo we mugani nebyo uravuga byose no guhiga aho ucokoze umwami Yesu yangiriye neza mbona igare ndanyonga abagiye mbonye 2 abagiye mbonye 1000 habaga n'igihe nkumbaguritse mu ntabire nkanayabura yakaheza nkubeshye nyine no kubaho ariko nyine tukamaza Yesu Kristo bugaca bwitweje bukaba byabaye bameze nk'umusozi wa Sinoyi niko bajya bavuga ibintu by'Imana ntabwo nkunda kubimenya cyane ko akwirirwa n'iziringa mpigo dufaranga natwe tw'intaguye ahubwo wenda we aho waronkeye ahege wandabura ndabona we n'imyambarire iruti yanjye buriya rero nshobora uretse ko jewe nyine banishiriyemo imyenda y'abasportif nyine kwanjye ushobora kubona nambaye neza pe ariko mu nda ewana nta kintu kirimo ayagenda ntukababaza Imana ese waba waburaye nukabona umuntu yambaye neza asa neza ngo wumve ko afite amafaranga ntanje ntanakubwiye ngo nta mafaranga ariko ko ufite make buriya ukuntu amafaranga makeya yo guhindura imboga duke turahari ko bango niba ndi ibijumbe ejo nzagira ibishyimbo ejo nzagira umuceri urumva udafite revo hari revo maze kugeraho ntabwo umeze nkanjye ntabwo umeze nkaho ahubwo buriya wowe uri umukire ufite ikigare akajya mu muhanda byihorere ariko ibintu by'inyarugenge si ubizi ko ndi kubona nawe amazemo igihe nyarugenge ngo ntabwo igendwa n'ingegera niko nyarumba bavuga niba koko ari byo ntabwo mbizi neza so ubundi reka tubiharire cyangwa tubiharire rugira bitewe buri wese n'imyemerere kuvuga ngo buri wese uko yemera ariko tujye twemera ko Imana iriho Imana irahari kuba tugihumeka kuba tutarapfuye no kubera Imana cyane pe kuba turi kubona utwo dukeya no ko Imana iba turambitseho ikiganza none se manwe barakubaza no gutaruka wenda ndabona uri hejuru y'imyaka 25 ntibeshye ariko iranarenga ahari ndagereranya ndagasaza irarenga hese ntawe wari washinga umugero ubwo uve ukuntu umwami Yesu agira neza kuvuga ngo nge nihaye intego kwitwa sheri 35 niyo ngomba kuzagira nkabona kuzagira kuko urumva ntabwo naza n'umugore nta kintu nageraho ariko nzajya kuzana umwana abandi yishwe n'inzara ubwo niyo character yiwanyu kuvuga ngo muri famille yacu ngo tuvuka ngo tuzana batukira abana neza ubu ntawe urakubagana uvuga uti ntabwo kubagana byo gukubagana urumva nakuze ntinya abakobwa none wakuze utinya abakobwa n'ubu yenda kubera ino Kigali nawe urabizi ni Kigali irahumura ntabwo nkibatinya nka mbere ubu bisanzura ngo muti bije iyo biraje ntabwo mbango bije hariya nawe rero ntabwo nukuvuga ngo ntabwo uvuga ngo bije hariya urabona nk'umuntu nka 20 nakuzamura hajye ufite 29 ewa andusha n'umwaka umwe uneze wonde buri gisore nk'abandakana nabayeho nabe wenda bona barari ikintu kimbabaje ni kimwe ntawe urashinga umugero baba we cyane ntago bigezwe ubu se uzashinga umugero umaze kugira amafaranga ngahe gangana gute ngiwe manwe igihe kazazira nyine bizaba pe bura rero numva bavuga nta muntu ugafata reka nakwe ngo n'uburyo afite ntabyemera nuko rero dore nk'ubu yaba warashinze umugero wenda wakagombye kugira imyaka nka 50 n'umwana wawe ariko kuvuga ati papa ese biragenda gute oya umwana azaza ndabyiringiye ndabyizeye kazaza cyambuka warabedetse nka babandi bandi ku ruhande kavuga uti ngewe anytime nzaba bikora nyine bitewe naho nabedetse nukuvuga ngo
nukuvuga ngo njye ntaciye ku ruhande ntabwo ndabitinyaga byo ngo ndabijyamo niba mbigiyemo ubwo ndabijyamo nkugira umugore nyankona buri munsi njyewe nashinze umugero da erega si wowe ko ndeba wari ikiyayi n'igishyimbo ari iwanyu se nuko numvise Tubura Rabu naho yagezeyo ibirayi hose birahari ibyo byatubura se ntabwo mbizi pe namenyereye ibijumba n'ibishyimbo icyo kirayi n'igishyimbo ntabyo nzi biza abantu babaye rugurira mu majyaruguru ariko iwanyu ngo numvaga habagayo ngo n'amateke gamwe yabaye amateke y'amanyarwanda urayazi yabayo twese urumva ahubwo atari mwe muyoboye yayoboye abantu bahinga ibirayi ariko hari amateke iwanyu ngo gaba gita amawadada urayazi ubundi yayandi bakura bakagira ute bwese si amateke bakura ukayaronga utiriwe uyahata urahobera inyuma ukayaronga neza ukayatekana n'ibishishwa niyo wayageretse ku bishyimbo ariko oya ukuntu yateka yonyine ntiyagereke ku bishyimbo n'ukundi kuntu ibyo kera nabibonaga kwa nyogokuru akomberuka kera uri majyaruguru koko wayagamo urabona ko n'ibiryo byaho byarakuyobotse pastor urabona hari uturazo mbese majyaruguru ni nk'iyo nama wagira urubyiruko ruri hanze aha byo gukora uburyo bakwitwararika ikintu nababwira urubyiruko rwo muri iyi minsi buriya ntibashukwe n'igihe ahubwo bagire motivation yo kwishakishamo ibisubizo urumva havuga ati bakore bavana amaboko mu mifuka niba ari school avuga ati njyewe nagiye school nimba high school ndaprayinga nangwa nge na kaminuza bitewe n'ubushobozi ubwo rero niyo nama natanga cyangwa wenda ikirenze kuri ibyo uw'ishuri ryananiye umubyeyi afite ubushobozi akamujana iki mu mwuga umwuga nawe uburyo ufite akamaro umwuga ndabizi urafasha cyangwa wenda byaba byananze mwumvaga hari abarangiza ngo na za agriculture ngo niki ushobora no kurangiza mu wa mbere secondaire namba mu wa gatandatu primary bitewe nyine n'ukuntu umutwe utari kubyumva ukaja wenda ubwo uti umubyeyi akavuga ati school yananiye ikibwanire iwacu cy'ingurube kigura 1,500 ikibwana cy'ingurube Sumundi ingurube urayizi ingurube ndayizi kuko agakora yororoka se ibaze ingurube nayo cyangwa wenda turakompete cyane reka duhere ku rukwavu oya ingurube buri urukwavu buriya narwo iri iwacu icyana cy'urukwavu kigura ngahe kigura 2,500 yego Kristo Yesu kozi hene umushwi nawo ni 2,500 bitewe na mind yiwe cyangwa na character ziwe ubwo rero urumva imikorere irahari buriya ari ukuntu uganira n'umusaza mwaganiriye nyine wagize nyine ikiganiro n'umubyeyi wawe wenda sinzi nawe niba biba akubwiye ubuzima yakuriyemo nubwo wowe uri gukurira birahabanye cyane wallahi ahantu bihuriye rega kuko ntabwo uri gufata umwana w'ubu n'uwakera ngo bagere voilà niyo mpamvu rero ese ko numva uvugamo utuntu tw'igifaransa icyongereza waba warize arega n'isi nawe yakwigisha je nize primary cyo koza ngeze secondaire bari byitaga ngo ni muri 9 bavuga ngo ni bari amakaye 10 nangasha numvaga araremereye hari ukuntu wajaga school teacher neza nkabona tuntu dusobekeranye twice tw'utunyuguti mbana ntabivamo bitewe n'ubushobozi nyine arakabura byose nta mikoro niyo mpamvu bavuga bati biva mu ntuyu nuvuga ngo ubundi ibintu byose biva mu ntuyu ariko nyine icyo gihe umusaza aba afite nk'uduceri avuga ati mwana waje guca shinduje ko karinda gukomeza cokora nyine ngarukiraho aya nayo wize arahagije niyi nawe guca navuga ngo priorité ngo identité guca ni uburyo nyine bwo kugira n'umujama duhuye niba yanababaye anaseke mugane gwabije biraca mbega njewe ubundi muri nje morana mora oya buri ikintu cya mbere nubura morale muri uzaba wapfuye gira morale rero nta mafaranga ufite wishimye majyaruguru nuwo pe wowe ndumva duhuje nta bintu byo kubabara ibintu byo kwishimira bigomba kurangwa ariko rero manwe gira ushinga umugero niyo nama nakugira ni mu minsi mike kugira ushinga umugero niyo nama iruta iyindi ni mu minsi mike umugore yarakumanajinga
ni ukuvuga ngo uriya mwaka tuzajyamo ntabwo uzansiga. Urakoze so wumva ko uvuze ijambo ry'abagabo amaka ntabwo uzansiga ahubwo nuje no kugira uzambwire ndebe ko umuntu azagira niba byawe bwana by'ugurube byagira nkabona intwererano ni ukugira mu intwererano urayimenyaga intwererano ndayiziga ukajira uko mu bijenza mukabyigaho none se majyambere hanze aha hari ikibazo kigira gutya urubyiruko ruri kwiyahuza ibintu by'ibiyobyabwenge itabi inzoga ese wowe ubirebye ubona bikwiriye mu rubyiruko cyangwa ari ukundi kuntu wowe ubibona itabi ntaryemewe ntabwo rikwiye sinumvaga ngo ryica n'ibihahara ngo itabi rirangiye n'inzoga nuko n'inzoga nta kiza cyazo ese niyihe nama wagira urubyiruko rero nzara ruri kwiyahuza ibintu by'inzoga ibintu by'itabi ibintu nk'ibyo byose byangiza ubwonko ubundi buri wese iyo afite mayindi yiwe kandi ukaba ufite agenda y'ejo hazaza ibyo birangaza byose ikigare iki urabireka ahubwo wowe ukagira mayindi ariko ubundi iyo bavuze mayindi wumva iki nka Emmanuel ufite mayindi ubundi ubwo mayindi ni nk'ubwonko kuvuga ngo wowe gira mayindi yawe mayindi sibyo iri fast mayindi cyangwa ubundi hari ukuntu uvuga ngo wowe muri wowe ikintu utekereza kikubaka cyubaka na mugenzi wawe cyubaka na society iri hanze aho kuko yaba ngo uriyubaka wenyine abandi batari kwiyubaka ni handi uzasanga uri korora ibisambo bizakugora niyo rero ufite mayindi yawe kagira agenda y'ejo hazaza ibyo bintu by'ibigare nangwa ubundi ukihugiraho ufite ikintu wowe muri wowe wisetinze muzageraho nabirenze ubundi ukigezeho kandi ikindi byo kuvuga ngo wenda ngo uragendera urerebera kuri mugenzi wawe ngageza aha ngo nje ndacara haranira ibyaha ni ukuvuga ngo nujya kurebera ku muntu ntabwo bizavamo kuko ndako ahantu nagiye nkora ibiyede hari abantu bagiye banyiteranya runaka nyine urabona iyo uri Kigali uri nk'ubiswi uko izina ry'umuntu se kuba muririyeho icumwe ubona ko izina ry'umuntu uririraho nyine ukaririraho oze nk'ubu iyo bije arebye aka kantu mana we abansabi n'abakira cyokora nta kubesha nta kubeshe Emma bura nta kubeshe nongeye mbisubiremo urumva yego none ntabwo ndavuga nka batatu nta kibazo wowe wavuga batatu nka nsabi bijiyo biraja cyangwa nkirama yego none wumvije ko nashizemo n'umusista nako wenda tuvuge ntabaga ngo iki uriya ejo bundi batereye ivi nyine Korodine ukina nka Korodine ukongera none akiramana muri abo uko ari bane ageze bumwe mpura nawe ubwo inzozi zanje naba nzikabije muri abo ko ari bane ni ukuvuga ngo abakurikira Itange TV show bazabigufashamo bazaguhuza nabo muganire niba ari byo basaba nabyo bibasaba kandi bizakunda buriya byo nibyo muri abo ko ari bane hagize umwe niyo namubona amaso ku maso nta namukoze mu kiganza inzozi zanje zaba zibaye Jado rero dusoza wagira inama ugira urubyiruko abahungu n'abakobwa bari hanze aha ukagira inama ubaha yabubaka kabateza imbere inama nabubaka sinakubwiye ko wenda ubwa mbere navuze ngo ku kibwana c'inguru yego ubwo wenda ndigarura ntitwaba dutanye cyane uvuge n'abari Kigali abo nabo mu cyaro reka aho mu cyaro wenda tubare nk'ikigali yego Kigali mani wenda igare kubona ibintu biba bigoye ni uguhera nyine kuri duto bafite kagenda bizamuka ikiyede nacyo kirahemba ikiyede kirahemba ariko se wa muntu we ariko ubundi uja mu mihahire y'Ikigali ukare ukuntu bimeze n'uburahemba wenda umuyede ageze kuri 4,000 sibyo urakodesha ugira ute imirire sikuru umwe ushobora kuja guhahisha 2,000 ntagire ikivamo turimo turasoza njye nagira inama urubyiruko urubyiruko ruri hanze aha rwikwita ngo akazi kameze gute akazi kose ubonye gakoreka guhemba amafaranga ugira ikintu gufasha kandi ikindi nabashishikariza ntibajye gusenga Imana bayegere izabafasha muri byose cyane arega nayo yaravuze ngo ufite ikimere rero abakunzi ba Itange TV show mwakoze kudukurikira musigara amahoro mudukorera subscribe share na like musigara amahoro cyokoze wenda ikintu nibagiwe njewe nk'aka nimero kanje nimero 078 28 6 2 9 4 6 cyangwa Tigo 072
7 6 27 23 murakoze sawa urakoze cyane.